Alright, reka ngusuhuze rero ukurikiye One Nation Radio muri aka kanya nge ndi Desire andi kumwe na Bahati. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe turaza kuganira noneho ku kiganiro cy'ubucuruzi cyangwa se business, aho turi buze kuvuga ku bintu bitandukanye ariko twibanda cyane cyane kuri Rwandan community abroad. N'ubundi nibo turi buganireho tureba tuti ese hano muri Amerika turi bihagaze bite, ese barakora imishinga nk'abandi bimukira, abandi baturage batuye hase, byose turaza kubirebera hamwe tunareba se hari impamvu se. Ibyo byose turaba turi kumwe na Bahati wiriwe murabura komera cyane murakoze kuganira mu kiganiro cyawe. Alright, iki ni ikiganiro buri wese ushobora no gutangamo ibitekerezo ukanza aho ngaho hepfo kuri comment ukandikamo igitekerezo ubona n'impamvu kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze gitera imbere. Bahati, uyu munsi turavuga ku bucuruzi. Ubucuruzi ariko twibanda cyane cyane of course ku banyarwanda bari hano muri diaspora hano muri Amerika. Tubibutse yuko turi muri Amerika, tubaganira ku banyarwanda bari muri Amerika. Ese niyo mpamvu abanyarwanda mu by'umwihariko baba badakora navuga ubucuruzi hano muri Amerika, mubone ko hari stores, big businesses zikomeye z'abanyarwanda cyangwa se zaba zihari ariko wenda tutabizi. Ni iki ushobora kutubwiraho muri makeya? Desire, urakoze cyane kuri mu kiganiro cyawe. Nk'uko tukari tugiye ibiganiro bitandukanye kuri ino topic, birumvikana abanyarwanda nibwo bakitangira kwihuza mu madiaspora. Urumva biga ubundi izindi diaspora izindi uburyo zikora. Ni ukuvuga ngo ubucuruzi abanyarwanda batangiye kubujyamo nubwo byagiye bidindira kuva mu myaka yashize kuko bari n'abaciye umubare ugereranyije n'andi madiaspora maze imyaka myinshi muri Amerika. Ariko challenge yagiye iboneka cyane ni ukuvuga ngo gukora ubucuruzi nk'uko tubona wari ubivuze amaresitora, ukabona amaresitora yandi afite ni umuco, it's business oriented. Ni ukuvuga ngo uburyo n'imitekerereze na spirit yo gukora. Ariko abanyarwanda muri rusange byose bivana na spirit cyangwa se imitekerereze, kumva ko ari icyo wakora. Ubu barimo kugenda babyumva abanyarwanda kubera yuko abenshi bashora iwabo. Urabona diaspora ni intara gatandatu y'u Rwanda. Ubu ngubu leta y'u Rwanda ikora byinshi bishoboka kugira ngo yashishikarize diaspora gutanga umusanzu wabo ku gihugu bakora investment mu Rwanda. Umuntu ashobora kutwumva akavuga ati se ahari hari ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo wenda tube twavuga tuti abanyarwanda ntabwo babuminga cyangwa se business zabo hano muri Amerika ntizigaragara. Of course mu bigaragara cyangwa se nta statistic igaragaza ko abanyarwanda wenda bakiri hasi ugereranyije n'abandi banyafurika bakomoka mu bihugu bindi bitandukanye, ariko tuvuga ibigaragara muri communities zose uko ari 29 cyangwa se 30. Bahati, nk'umuntu umaze kuba muri community wenda hano muri Amerika, ni igiki wenda ubona abanyarwanda hano muri diaspora hano muri Amerika babura kugira ngo babe bakora ikintu nk'iki cy'ubucuruzi? Umuntu nakenera ikintu cyo mu Rwanda kibone ku munyarwanda wo gucuruza, nakenera kurya brochette cyangwa se igitoki cyangwa se ikindi kintu umuntu ashobora gukura mu Rwanda, muri restaurant mu Rwanda, muri boulangerie cyangwa se muri supermarket yo mu Rwanda, akibone muri stores zitandukanye. Hano amabutike menshi y'abantu bo muri za Ghana, Nigeria, abantu muri Somalia baba bafite amabutike akomeye cyane ubona mu buri kintu cyose. Abanyarwanda haba hari ikibura cyangwa wenda mu yandi state bamaze gutera imbere? Urakoze Desire, nabivuga mu buryo butatu. Hari kuba hari za ambasade cyangwa se igihugu gifavorite gifasha baba diaspora. Hari ukuba hari kwa gushyira hamwe kw'abanyarwanda cyangwa se bari hanze ya investment ko abantu bashize hamwe bwa bucuruzi. Hakaba na team spirit navuze kuba wumva ko wagurira umunyarwanda mugenzi wawe niba ushinze boutique kumva wamugurira. Urumva bizamo na gap ya wa mubare tuvuge nk'aba Nigeria. Aba Nigeria umujyi ugezemo usanga ari benshi cyane kuba
washinga iduka ubwabo bonyine bakuborohera ubwabo bonyine Abanigeria baramutse bateje imbere mugenzi wabo batera imbere kubera cyacu navuze ngo umubare wabo ni benshi cyane handi umunyarwanda ushaka gushinga business uri mu mujyi ukavuga se ninde uzangurira atari mwene wacu kari bakeya na abantu 200 150 iyo nayo ni cyane gikomeye cyane iyo irimwe mu mpamvu zituma badahaguruka ngo babe bakora nkuko umuhinda ashinga restaurant akayita Indian restaurant abazi ko abahinde bose azamugurira cyangwa bazaza kuryayo urumva iyo rero cyangwa se katuhere ku banyafurika nka Ethiopian Ethiopians ni benshi cyane ku buryo baje bagateza imbere mugenzi wabo atera imbere vuba mu buryo bwiza bashobora no gutekereza wenda no kurangiza abandi yo baje bibakarusha buryo iyo ni challenge ya mbere. Challenge ya kabiri ni ya team spirit navuze yo gushyira hamwe abanyarwanda capital ni ya capital gap navuze kubona ubwo bushobozi gukora investment ariko nje nawe dushize hamwe we can do something. Hari ikintu uvuze ngo abantu runaka bo muri Nigeria cyangwa bo muri Ethiopia ati umubare wabo ni benshi hano muri Amerika ariko se ni byiza ko umuntu yakora business atagetinga cyangwa se yibanda kubi wabo gusa kurusha uko ushobora no gukora wenda n'ubucuruzi ariko wibanze no ku bantu muturanye n'abanyamerika bose yaba umuzungu yaba umuspanish yaba umwirabura yaba uwari we wese urumva yari impamvu twagenderaho cyane ni imwe mu mpamvu ariko iyo ukora business plan ureba abaguzi ba mbere bibanze n'ibandi niba tuzagurisha imyenda batinya imyenda y'abagore iyi myenda ntabwo agurisha imyenda nyafurika uba expect ko abanyafurika bazakugurira bwa mbere yuko umuzungu azakugurira mwenda made in Rwanda. So rero yes ubwo rero icyo cyo kiri mu bintu by'ingenzi urebaho hakaba policy z'igihugu ziri clear buri ugiye muri ambassade ushaka kubaza uburyo bagufasha gukora investment n'iki amategeko igihugu kiba cyarabikoze cyarabishizeho uretse na ambasade y'u Rwanda hano muri Amerika kuba ishobora gufasha umunyarwanda wese wifuza gukora ubucuruzi na leta ya Amerika ubwayo ifite uburyo ifashamo abarwiyemezamirimo bashaka gutangira ibyo bita ubucuruzi bwo hagati cyangwa se small business bafite inguzanyo bashobora guha bafite bitewe n'uko umushinga wawe umeze kose bafite uburyo bafasha hanyuma baha mu bigaragara tujya mu maresitora n'ubu tuvuye muri resitora Mediterranean restaurant usanga bafite indyo z'iwabo cyangwa se akenshi nk'uko babivuze ziba ari iz'iwabo bizagenda bite umubare nutiyongera vuga ko nta munyarwanda uzakora ubucuruzi kuko abanyarwanda mu gace aherereyemo ari bake se ubucuruzi ntabwo bushingiye muri resitora gusa kubera yuko hari byinshi dufite ibindi bihugu bidafite urumva urabona nk'ibi bya made in Rwanda iriya myenda yacu ubucuruzi bukorerwa mu Rwanda biramutse bije hano kuko nkanjye niba natangiye business yitwa ibahati.com aho mvana imyenda made in Rwanda nkayizana hano nkayicuruza ubona ko bitagurwa n'abanyarwanda gusa bigurwa n'abandi abari wose so dushobora kuba business dushobora kuba hano tutari for tukaba for ahandi urumva tugurisha dufite ikawa nziza urumva dufite iriyafu yacu kinazi nakundwa cyane hano cyane ahandi abanyamahanga bayita fufu urumva ikoze mu buryo bwiza cyane so rero dufite ibindi byiza dushobora gukora tugaseringa tugakora business tudakoze urumva nk'uko wavuze resitora n'ibindi hanyuma wenda umuntu udukurikiye ashobora kwibaza ati se kubera iki bibanze wenda kuri business ntoya ikintu cya mbere wenda tuvuga nuko impamvu tuvuga ngo business ntoya cyangwa se ubucuruzi butagutse cyane nibwo buri wese ashobora gutangiriraho burya icyo nicyo kintu niyo mpamvu dushobora kuba twavuze kuri small business cyangwa se ubucuruzi butagutse cyane nkwibutsa ko nanone bahati abanyarwanda wenda spirit cyangwa kwiyumvamo ikintu cy'ubucuruzi ugereranyije n'abanyamahanga turi kumwe hano muri Amerika ubihuza gute ubona ari itandukaniro ririmo ari irihe honestly harimo gap harimo difference nini cyane abanyamahanga ubucuruzi turacyafite cyo kwitinya
kumva ko bino bintu ntabwo ari ibyacu bifite aho byagenewe. Ariko ubu ngubu gahoro gahoro uko abantu bagenda basobanuka, za community bagenda bahura kuba information updates barimo kugenda babyumva, ariko ni challenge ikomeye cyane. Ugasanga ibi byose bikorwa n'Abanyanigeria, Senegal. Ariko ubundi umuntu aramutse ashatse gutangira ubucuruzi ariko akagira ikibazo wenda runaka cy'ibyangombwa cyangwa se atazi processes cyangwa uburyo binyuramo, ambasade ifite uburyo ifasha wa munyarwanda mu kumenya kamwe kuri kamwe kugira ngo agere kuri cya kintu cyane. Muri ambasade akenshi bafite umuntu ushinzwe ubucuruzi. Umuntu ubushinzwe n'ibyo ashinzwe. Natwe abacuruzi ufite ikibazo n'iki, haba ari gahunda, information, amaserivisi batanga. Urumva niba ari gahunda zireba, hari ibintu byinshi abanyarwanda batarasobanukirwa kandi ambasade bitanga no kubuntu. No kubuntu kuba bakwigisha training ukeneye. Niba urimo kuganiriza event, ambasade ifite department, ifite urwego umukozi ushinzwe izo gahunda z'ubucuruzi. Bashaka ni gute washora imari mu Rwanda cyangwa washora muri Amerika uri umunyarwanda cyangwa uri umunyarwanda uri muri diaspora. Hari channels binyuramo kandi ubona serivisi zigufasha mu buryo bworoshye. Ni bya bindi nakubwiye abantu bumva ko biratari ibyabo, ariko communication iyo muri za diaspora bakabaza information bamenya amakuru neza cyane. All right, niba utarasobanukirwa neza cyangwa wifuza gukora ubucuruzi ubwo ari bwo bwose, ni ukuri aho waba uri hose muri state iyo ariyo yose waba urimo, ugannye ambasade cyangwa ugasura n'urubuga rwabo rwa internet ukajyaho, hari ibice bigiye bitandukanye bitewe n'icyo wifuza. Ndagira ngo nkurarikire kugira ngo niba iki kiganiro cyagufashije ni ukuri ushyireho comment, niba hari icyo ubona twazongeramo ukitubwire. Ariko mu gusoza Bahati, ni igiki, iminota ni mikeya dufite, ni igiki ubona ubu ngubu umunyarwanda uri hano muri Amerika yagakwiye kuba atekereza of course ku kintu kijyanye n'ubucuruzi? Icyo nabwira abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda baba muri diaspora ya hano muri Amerika rwose, nkuko bavuze small business state yose urimo gufungura business ntibirenga iminota 10. Hano doing business uragenda ukaregisteringa company yawe, urangiza kuregisteringa certificate isohoka ni automatic by email. Hari ibintu bitinda, hari ibintu utijya gutegereza. You can open a business in a second. Urumva hano ukora business, urumva hari business iri mu gihugu cyangwa ukora investment mu Rwanda. So rero umunyarwanda wese nashishikariza hano muri Amerika, tekereza mu myaka 5 nzahora nkora shift, nzahora nkorera abantu. So niki nakora, iyo capital nakora hano, amabanki ahora abonye kunakora gufasha amabanki hari amafaranga. Ikintu kibura ni kwa kumva ko ushobora gukora ikintu. Kandi ababiri bishumwe, abantu bashize hamwe, abantu bashyire hamwe. Uzanye 5,000 ukazana 5,000, hari ikintu ushobora gukora kandi mu gihe gitoya. Urumva twese tukagira akamaro kurusha uko wakora ari wenyine, gushyira hamwe. All right, in One Nation Radio rero nje ndi Desire na ndi kumwe na Bahati. Nakagaruka kandi ndagira ngo nkubwire ngo wakoze kudukurikirana cyane. Bahati nawe wakoze ikiganiro, urakoze cyane nk'umuntu w'umucuruzi rwose. Ari byiza cyane. Mbibutse bajya kuri website yanjye yitwa ibahatishop.com. ibahatishop.com bashaka kubona ibintu byose, ushaka gura ikintu online, tugushipingira mu isoko kandi bikaza iwawe. Ukagura made in Rwanda, ugateza imbere umucuruzi mu Rwanda. All right, reka rero nongere nkubwire ko ubucuruzi butari mu byo tuvuze gusa, kuko buri no mu bundi buryo butandukanye. Hari abacuruza ama assurance cyangwa se ubwishingizi, abo bose tuzatubageraho. Abacuruza n'ibindi bigiye bitandukanye, ushobora kutubwira tukagusura. Iyi ni One Nation Radio, nakagaruka. Njye na Desire, Imana ikomeze guha umugisha aho uri hose.